minsi 40 bagiye kwandura virusi yitwa abantu bafite amamodokari bagagira amakampani y'amamodokari arenga 50 arenga 100 ariko nta muntu ndabona wapfuye ngo amushyingurane imodokari. Nigeze nakuba abantu bagiye bubaka amataje bakubaka nk'amataje 5 ariko natangajwe nuko iyo apfuye nta nitaje rimwe mu bamushyingurane. Haleluya. Ndabasuhuje b'inshuti zacu zakadasohoka. Imana nibaha umugisha mu izina rya Yesu. Nari mvuze ngo amahoro y'Imana nabe kuri mwebwe n'abanyu. Mvuze ngo ibitekerezo mujya mutugezaho biratwaka n'ingira akamaro. Aho utarakora subscribe kugira ngo ibiganiro byacu bijye bigera kure kandi mugenda mukora na share comment byose mubikora. Imana izajya umugisha muzamufatanyije nanjye gukora ivuga butumwa. Imana nibaha umugisha rero mu izina rya Yesu. Wowe udafite amahoro mu mutima yaguhe amahoro mu mutima kandi nawe urwaye Imana igukize mu izina rya Yesu Kristo. Nari mvuze ngo ni wa mukunzi wanyu Eliya, nta nshuti Imana Eliya, mfite umugore umwe n'umwana umwe. Imana iduhana umugisha. Mwebwe mudutera inkunga, mukora subscribe, mukora comment, share, mwese Imana ibamugisha kandi ize mu byanyu mu izina rya Yesu. Reka dutangire dusenga Imana kugira ngo twumve icyo Imana igambiriye kuri twebwe no kugira ngo twumve icyo Imana ishaka kuri twebwe mu izina rya Yesu. Imana nziza, Imana nyir'ubutware, Imana ivuga bikaba, yategeka bigakomera. Giti cy'inganza marumbi shambi tarumba gaciga kamakubugubwa mu bw'umugaru. Aya masano ngiye kugaruka imbere y'amaso yawe Yesu. Nyemerera tuje kuri ishene Yesu niyo nzira TV, imbaraga z'Imana zimanukiremo. Abari barwaye bakize, abonaga ntanze bacira inzira, abiyanaga bagasubira inyuma wongera bambika imbaraga kandi unyemere umuntu wese ukora muri kiganiro umufashe kandi mushoboze. Yabonaga bimugoye gira ukuntu bigenza cyangwa ibya byamucanze mu izina rya Yesu. Nkundira rero Imana n'umwana n'umwuka bize banatwe muri byose mu izina rya Kristo Yesu Nazareti. Amen. Imana ndibaha umugisha mu izina rya Yesu. Abantu mugenda mudushyikiranye mudusengera, Imana ibaha umugisha mu izina rya Yesu. Rero nkuko mubizi bundi iyi ni shene yivuga butumwa, nivuga butumwa mu ndirimbo, mu buhamya, mu buhanuzi. Imana yabuduhaye ubutumwa, mbese ibintu byose gusengera abantu, mbese iki Imana izajya idushoboza nicyo tuzatugirute dukora. Nubwo umuntu umwe yaranditse aravuga ngo nk'uko imparakazi zahagizwa no gushaka imigezi, aba ariko nanjye nyahageze ashaka kumenya iby'ijambo ryawe. Muri iyi minsi dukeneye ijambo ry'Imana, ubwoko bw'Imana bukeneye ijambo ry'Imana. Niyo mpamvu ndi gukunda kuza ngavuga ijambo ry'Imana. Tumye dukomerere mu ijambo, nta buhanuzi buruta ijambo ry'Imana. Nubwo muri iyi minsi abantu bari gukenera kumva imikino, bakeneye kureba tiyatere, bakeneye kureba imikino itandukanye, ariko ijambo ry'Imana rigiye kugera ubwo abantu bagiye kubitesha agaciro, bajya babona ko ari ibintu bisanzwe. Nzaya mbivuga nigenda ariko hari igihe kimuzabona ibintu biba biri kubajya bibasohoreraho. Turabihanura, turabivuga, abantu ntibabizenda, ariko iminsi mibi yaraje. Biravuga ngo iminsi imperuka abantu bazabikunda, ngo badakunda babo biyemera bikakaza bafite urugomo, ngo bakunda impiya, ariko bene abo ngabo uzajya ubareba ukabona neza gutyo ubatera umugongo. Impamvu rero muri iyi minsi turguha n'ibintu by'uruvange utamenya ubwoko bwabyo, nawe wabibona ukabiha amaso, kandi uburyo kubihaye amaso n'ibitekerezo nuko nawe bigenda bikwinjiramo iyo virusi. Dufite ikibazo cy'uko abantu bagiye kwandura virusi, virusi yitwa tumenye ubwenge. Iyi virusi yitwa tumenye ubwenge igiye gukwirakwira mu bantu. Tumenye ubwenge, ariko nguzanesha ntuzambikwe ikamba ry'ubugingo. Mureke dusome ijambo ry'Imana ubundi twumve icyo Imana tugambiriyeho. Tugiye gusoma
tugiye gusoma igitabo cya Yona. Turasoma ibice bitatu umurongo waho wa 4, turaza gusimuka dusome ku 10. Yona atangira kujya mu midugudu, agenda urugendo rw'umunsi umwe, ararangurura ati hasigaye iminsi 40 Nineve hakarimbuka. 5 wavuze bicavuze ngo maze ab'Nineve bemera Imana, bamamaza itegeko ryo kwiyiriza ubusa, bose bakambara ibigunira, uhereye ku mukuru ukageza ku woroheje, hanyuma y'abana. 6 wavuze ngo bicavuze ngo ijambo rigera ku mwami w'Nineve, ahaguruka ku ntebe ye y'ubwami, yiyambura umwambaro we, yambara ibigunira, yicara mu ivu. Reka dusimbuke dusome 10. Haravuze ngo Imana ibonye imirimo yabo, uko bahindukiye bakareka inzira yabo mbi, irigarura ireka ibyago yari yageneye, ntiyabibateza. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Reka tubasubiremo. Avuga ngo Imana ibonye imirimo yabo, uko bahindukiriye bakareka inzira yabo mbi, irigarura ireka ibyago yari yabageneye, ntiyabibateza. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Dushimiye Imana ko itwemereye tukongera tukagaruka kuri izi kamera tuvuga ijambo ry'Imana. Mboneraho gushima Imana ko yagiye iturinda, ikaturindira aho twagiye, aho twanyuze, ikaturinda aho twagiye kuvuga ubutumwa hatandukanye. Nshimiye Imana ko abantu bose yagiye dutambutse. Imana ihimbazwe. Bibiliya iratubwiye ngo uyu yari umugabo witwaga Yona. Ibutse mwese uyu mugabo witwa Yona, Bibiliya iratubwiye ngo nuko igihe kimwe Imana iza kureba ubwoko bw'Nineve, ngirarakara. Ikintu cyarakaje Imana muri murwa w'Nineve, ngo hari haradutse sisitemu yitwa tumenye ubwenge. Ngo haza kwaduka indi sisitemu, ngiyi sisitemu ngo yo kubwira abantu ko Yesu yabirangirije ku musaraba, ngo kwa Yesu biranagana. Ngo haza kwaduka indi sisitemu yo kubwira abantu ngo nimusambane ubuntu busage, ko Yesu yabirangije. Ngo haduka indi sisitemu ivuga ngo ibango nimuze ikiganiro gishyushye kiraha. Irahaduka iyi sisitemu. Ngo haza kwaduka indi sisitemu y'abantu bayoboye amatora baguye basambanyiza abantu mu mabiro. Iyi sisitemu irahaduka nka Nineve Imana ibireba. Ngo haza kwaduka indi sisitemu yo kubwiriza abantu babwira ngo ni amahoro kandi nta mahoro ahari, y'umunyabyaha ahari. Ngo haduka indi sisitemu yo gukanda ibibyimba babica hejuru. Nk'iyi sisitemu irahaduka. Ngo haza kwaduka indi sisitemu ngo kubw'inda yabananiye basome gake. Iyi sisitemu ngo irahaduka. Nineve irahaduka we. Ariko nubwo ihadutse, bari bazi ko Imana izabahana, ariko Imana ije guhemba no guhana. Ngiyi sisitemu ikimara kwaduka, ngo baza kwemerera umugore ku mugore ko bashyingira. Barabyemera sisitemu imaze kuhatera Nineve. Ngo haza kuza indi sisitemu ngo twemeje ko umugabo ku mugabo bazashyingirwa, umuntu agashyingirwa n'imbwa. Umuntu mbese ngiyi sisitemu iza kuhaduka, iranafata irakomera.
waza kwaduka indi sisitemu yuko abakobwa bayiga bafata bakagera kugura ibyuma bakisambanya. Irahaduka ino sisitemu ngo bituma Imana iraka. Waza kwaduka indi sisitemu ngo sisitemu yitwa kubabwira ko Yesu atazaza, ngo akatakije ariko nyamara azaza. Akamabwira ko Yesu azaza, wowe neza amatwi, wowe uri kunyumva, nta kindi Imana impagurukije kugira ngo nzabwire abantu ko Yesu azaza. None niba azaza witeguye. Ikibazo si uko azaza Yesu, ahubwo wowe witeguye. Hari abantu basigaye bavuga, ugasanga umuntu ari kuvuga ngo nakuze ngo sanga kwa data, ngo data avuga ngo Yesu azaza, data arasaza, n'ubwo nagiye gusaza bavuga ngo Yesu azaza. Yesu ubundi Yesu azaza ryari? Ariko najya ngo mbabwire nubwo atinze kuza, urupfu rwe ntabwo rutinze, urawiteguye. Kwejo mbese reka mbabwire, umuntu ni mu bwatsi, mu gitondo usanga ubwatsi buri makame butoye, ariko mu kigo ugasanga ubwatsi bwumagaye. Umuntu ni mu bwatsi, hatse wakitonda rero, mukaza tugakiranukira Imana hagaragara hatagaragara. Reka mbabwire, umuntu ni mu bwatsi, ni mu bwatsi umuntu. Birirwa bemera ngo barakaze, nta muntu ukaze ku Mana, nta muntu ukaze ubaho uretse Imana yonyine. n'Imana Imana yonyine niyo ikaze, niyo ikaze Imana yonyine. Nawe nta muntu ukara ubaho. Nigeze nakumva abantu bagiye bubaka amataje, bakubaka nk'amataje 5, ariko natangajwe nuko iyo apfuye nta n'itaje rimwe mu bamushyingurana. ngo muri umurwa w'Ineneve ngo hadukanga ibintu baduka ibintu byo kugomera Imana, bareka Imana, batukisha Imana. Ngo bagira ubwo bazajya bafata, ngo bakaza abantu bavuye gusamba n'abaririmbyi bakagaragara ku ruhimbi bakaririmba. Abantu b'abapasitori bavuye gusamba bakagaragara ku ruhimbi bakabwiriza. Abandi b'abahanuzi bakava mu nzoga bakaza bagahanura. Ngo ibi bintu bibabaza Imana. Imana irabangwa the before last talas obenra ibwira Yona bwa ngo yewe Yona we abantu b'Ineneve barangomeye, baranambabaje. Ntabwo konje kubahana kandi mu minsi 40. Aravuga ngo genda ubambwire konje kubana mu minsi 40, ntabwo ndibuze kuvuga inkuru za Yona, ahubwo nagira ngo mbabwire ngo yibatumweho olazobene wa shatopenedra. Imana yari ibantumye ngo mbabwire ngo nimwihane, kuko umunsi w'Uwiteka uri hafi. Uri hafi umunsi w'Uwiteka, nabivuze. Yarintumye ngo nibwire abantu bihane, bave mu byaha, abashinzi bave mu businzi, abatinganyi bave mu butinganyi. Mbese mwihane muve mu byaha, mwiyambure umwambaro Satani yarabambitse mubi, mwemerere Imana ibambike umwambaro wayo wera. Mwemerere Imana ibakuye mu gitabo cy'abarimbuka, ibandike mu gitabo cy'ubugingo. Olasiwi ni mashatope nestance. Imana ituma Yona Ineneve. Ngo Yona aza kuyona, ntabwo ndibuze kuvuga inkuru za Yona nyinshi cyane hoya, ndashaka kuvuga kuri Nineve. Ngamaze kugerayo ngarabangwa nimwumve, ngararangurura nkuko nandi ko ndangurura, bangwa nimwumve yemwe b'Ineneve, umwe nimwumve uko Uwiteka ntumye ngo nize mbabwire. Aravuga ngo nimwumve itangazo, Nineve igiye kurimbuka, kandi mu minsi 40 niko Imana yari intumye. Zodi witana zobe fora zobe negra olazode wa shatopenedro. Komanda wewe ari komanda bizidufite abantu bigize ibihanganye ngo barakaze. Rekomanda nta muntu ukaze ku Mana, tawe nta muntu ukaze. Mureka twiyoroshye kuduca bugufi imbere y'Imana, twihane, twiyambare ibigunda, tureke ibyaha, tuve mu bidushuka. Reka babwire, hari abantu bari birata, ibyo bari kwirata bigiye guhinduka ubusa. Mureke tugarukire Imana, Bantu ngo barakaze, nta muntu ukaze ubaho. Umuntu ushaka kumubona uyu munsi abangara akazi ari kumva ngo yapfuye, gutanga amatangazo ngo yapfuye. Umuntu ushaka kumwumva uyu munsi kumuvuga bamuhimbaza, bamuha icyubahiro ngo uyu muntu rwose atarakaze, arakaze. Reka mbabwire, nta muntu ukaze ubaho. Mureke tugarukire Imana. Umwanditsi w'ijambo mu gitabo cy'umubwiriza yaravuze ngo natunze abagore 1,000, ariko byose nari gusanga ari ubusa. Nagize ubwenge mu buto bw'abandi bose, ariko
ariko uri gusanga ari ubusa. Abantu ibiri mu isi y'ijuru byose ni nk'umurama utumurwa n'umuyaga, ni ubusa. Mureke duhindukirire Imana. Reka gukorera Imana ntabwo bivuze ngo bizatuma utaba umusirimu. Gukorera Imana ntabwo bizakubuza kuba generali, wapi. Gukorera Imana ntabwo bizaguhindura, ahubwo bizaguhindura umuntu w'umugabo, kuko biravuze ngo udakorera Imana uba uri umutindi wo kubabarirwa. Muri se ndababwira gukorera Imana bituma bimuga. Reka gukorera Imana, niba ari umuntu w'umubosi ubaho, niba ari umuntu ukomeye ukazubaho, ni umuntu ukorera Imana. Uyu muntu nunakandagira, ujye ukandagira udahonyeho. Muri ibi byagiye mu muka bangu iri muri twebwe, ikibitubwira ni imirimo yose igenda ikora, abayivuga nabi bari kuyibeshyira mu bagira inama barekera. Lazo bene kotala stifo tado bene ra. Nta muntu ukazubaho. Ngo abantu bafite amamodokari, bagagira amakampani y'amamodokari arenga 50, arenga 100, ariko nta muntu urabona wapfuye ngo amushyingurane imodokari. Ninde se? Nugize amahirwe bakayikujyanamo, ko ukabona bayikujyanyemo ko ugize amahirwe. Ngo abantu bambara neza, ariko nta muntu nijya nuba bashyinguranye imyenda irenga 3. Nawe mureke duce bugufi imbere y'Imana, kuko nta muntu ukaze. Ikibazo ntabwo ari ugupfa, ahubwo upfuye ugiye he? Ese reka mbabwire ikindi kintu. Kereka ababiga bavuga ngo hariho purigatori. Ntayibaho utarakiranukiye mu isi, nta handi hantu uzakiranukira. Kandi utarakoze neza ukiri mu isi, nta handi hantu uzakora neza, biba byakurangiranye. Olazode wasatopene kwatala stimashani winima. Olazode fonera. Biravuze ngo nuko uyu mugabo witwa Yona ngarababwira ngo abantu binene babyumije bangwa, yemwe nimureke duhindukire Imana. Twari twariraye, twari twararetse Uwiteka, twari twaragomeye Uwiteka, twari twaramubabaje, ubutinganyi bwari butwishe, ubusambanyi bwari butwishe. Kumureka tugarukire Uwiteka. N'abo bantu binenewe ngo bagarukire Uwiteka, bakimara kugarukira Uwiteka ngo bambara ibigunira. Ayiwe bambara ibigundira ngo barasenga. Cyangwa Abanyarwanda, cyangwa bari hanze y'u Rwanda, cyangwa abantu bari kunyumva, tukambara ibigundira tugasenga, tugahendahenda Imana. Iminsi yo kugwa tutaratugeraho. Icyama abantu tukagarukira Imana, tukambara ibigunira. Reka mbabwira gukorera Imana cyangwa se gusenga uzagumya umusirimu, uzagumya ucuruze. Ntabwo bivuze ngo uzahita ureka ubucuruzi bwawe, uzagumya uyobore, uzagumya ubwire, uzagomeza. Ngo bagarukire Uwiteka, umwami w'Ineneve akindi bateye we twagomeye Imana. Ngo umwami w'Ineneve ngo atanga itegeko ahantu hose. Ngo umuntu wese utari bwiyirize, uwo nguwo mumushake mumunzane. Ndategetse nk'umwami ngo umuntu wese, niba umwami yafashe agaca bugufi, wari muntu ki utacira bugufi Imana? Uri muntu ki? Reka mbabwire ibidushikana uyu mubiri ni ubusa uzabura. Uyu mubiri n'abantu bagiye uhinduka, bayida we umva mbabwira n'abantu bagiye uhinduka. Reka dukorera Imana nk'abantu bazapera. Dukunda Imana. Njye mwana mfite ubutunzi, mfite ibintu birenze, haba ariko nagakorera Imana siko nacyo akindusha. Ntabwo mba nkodesha, ntabwo mbajya ku Imana mfasha. Ariko sinzi impamvu abantu Imana iri kubabaka bagahita bareka ibyayo, bagahita baba mu byayo. Mureke tugarukire Imana. Ngo baca bugufi, bambara ibigundira, barasenga, bahendahenda Imana, barayitakambira, ngo bariyiriza, ngo n'abana babo ngo bayereka umwana w'ukwezi kumwe, ngo bageza ku mwana mukuru, ngo amatungo yabo ariyiriza, ngo bambara ibigundira, bahendahenda Uwiteka, bati Uwiteka dukurira ibyago mu gihugu. Icyama Abanyarwanda tugasenga, icyama muri hanze y'u Rwanda tugasenga, tukabwira Imana igakura ibyago mu bihugu tubamo. Ayiwe kuko ibyago byo birahari kandi n'ibindi biraje. Ayiwe icyama tukaniwinima, tukanihira Imana, tukinginga Imana, twebwe dukurira ibyago mu gihugu, twebwe gakura inzara mu bihugu, twebwe gakura impfu mu bihugu, twebwe tukayibwira gakura akarengane mu bihugu. Olas pene mashato pe la sifona dra. Ngo birangije abakimana gusenga, babango mureke tureke urugomo, twiyambura ubutinganyi, twiyambura ibyaha.
ngo bakimara gusenga muri ako kanya ngo bahendahenda Imana, barayitakira, barayihamagara, baca bugufi, barihana, bareka ibyaha, baravuga ngo twema kugukorera Uwiteka turi bashasha, barabwira Imana batuvuga ngo turebe imitima mishya, baravuga ngo twemerere tuzi imbere dukiranutse, ngo bahendahenda Imana bava mu byaha, bareka ubutinganyi, bareka ubusambanyi, bareka kunywa inzoga, bareka ubugoro, ngo barange bagarukira Imana, ngo ni uko bakimara kugarukira Imana ngo hari bushira iminsi 40 nenezi ikarimbuka, ngo ni uko ikirangiza Imana irebye abantu binini bakuru baciye bugufi bambaye ibigunira bene icoroga gihe Imana iravuga ngo zobene forastita dobenera, ngo ndigaruye. Nari mvuze ngo mureke duce bugufi dusenge ibihugu turimo, uko bitabaye ibyo byago n'amakuba byo biraje, kandi kamabwire iminsi kwinjemo ni mibi. Imana yari yanumye ngo mbabwire ngo umuntu ugiye kugarukira Imana, mu bantu bagiye kugarukira Imana bagahendahenda Imana iremera kwigarura, ngo nuko Imana irangije. Reka mbabwire inzara yaraterega, yaba ari mu buryo bw'umubiri yarateye inzara, ahubwo mureke tugarukire Imana, duhendahende Imana, twihanire ibyaha by'igihugu, twihanire ibyaha by'imiryango, twihanire ibyaha by'inshuti zacu, twihanire ibyaha by'abasokuruza bacu, niturangiza Imana irigarura ku buzima bwacu. Rero nari mbaze n'ikibwiriza kivuga ngo nimureke tugarukire Imana, nayo yemeye kwigarura. Haleluya. Iracyateza amaboko ihendahenda abantu, avuga ngo nimuze munsanga abakene baremerewe ndabaruhura. Imana yantumye ngo mbabwire ngo uwemera kugarukira Imana nawe irigarura, uko iminsi mibi iraje kandi bwije ari ku manywa, akabwirwa ikaraje. Kandi reka mbabwire uzabe ntago azatinda, reka mbinginga bahendahende kugira ngo mugarukire Imana, muve mu byaha. Wowe wumvaga utsindwa n'urubanza rw'ibyaha, wowe wakoraga ibyaha ukongera ukabisubiramo, wowe wabonaga utsindwa n'urubanza rw'ibyaha, wowe wari warakijwe ukongera ugasubira inyuma, reka muhendahende dusengane Imana y'amasaha kugira ngo ugarukire Imana kandi uzinukwe wihanire kureka mu izina rya Yesu. Reka dusengane Imana nziza, Imana nyir'ubutware, Imana ivuga bikaba, yategeka bigakomera. Igiti cy'inganzamarumbo, isambu itarumba agacinga k'amakuba, ubwugamo bw'umugaru, Imana itajya bakunda ibigenza, Imana ikura ikuzimu igashyira ibuntu. Sengeye ubwoko bwawe kugira ngo ubugirire neza, imbaraga z'Imana zize kuri bo. Nyemerera nkundire mwene Dawidi umwana w'Imana nzima, abaciye bugufi, abatsindwa n'urubanza rw'ibyaha ubagirire neza, imbabazi zazibabeho, ubwiza bwawe buze kuri bo. Uhereke kandi bandikwe mu gitabo cy'abari mu kubandika mu gitabo cy'ubugingo. Nyemerera bakuremo iminyururu yose umwanzi nawe bahesheje, kandi unyemere uko rumwe ngo nzabwire abantu ukabemeye kukugarukira nawe ujye kubagarukira. Uje kwigarura Mana, uje kwigarura mu bihugu, ariko ku bantu bazakugarukira. Uje kwigarura mu bihugu abantu baretse ibyaha, barambitse ibyaha hasi, uje kwigarura. Ngaho nubagire neza mu izina rya Yesu w'i Nazareti watankazoka. Nyemerera ubahe umugisha wawe, kandi abose bari bankurikiye bagire neza, barebeye kuba di wini fora Stephen one dry, bahindi wi enazobe nedrome, bahindira umugisha imbere y'amaso yawe mu izina rya Yesu Kristo watankazoka. Amen. Ku bantu bumvaga abantu nyine mufite amatorero hafi, mugire muri matorero babakire kandi mugarukire Imana nayo yemeye kugira uteko kubagarukira. Shalom shalom.